Ndagira ngo tubane mu ijambo ry'Imana tujye kuganira mu kanya rifite insanganyamatsiko igira iti akamaro k'amasengesho menshi. Reka rero mbere ko twatangira dusoma ijambo ry'Imana tubanze dushimira Imana duhaye uno mwanya, duhaye umwanya mwiza wo gusangira ibyo kurya by'umwuka. Ngiye tujye kuganira, nitwa Pasiteri Uwambaje Emmanuel, nkaba ndi umupasiteri hano i Nyarugenge muri ADPR. Reka dusengane Imana twese, hanyuma twegereze Bibiliya zacu tuzikoreshe. Mana yacu, turagushimira none ko duhaye amahirwe mashya yo kongera kubonana nawe, kuganira na bene data tugiye gusangira ijambo ryawe. Ni umwanya mwiza uduhaye wo kongera kwiyungura kubw'ijambo ryawe ridusaba. Ndagusabye ngo ufashe barigiye gufatikanya nanjye kumva ijambo ryawe. Ngushimye ko mu izina rya Yesu mwamugira neza. Amen. Dusome ijambo ry'Imana dusanga mu rwandiko Yakobo yanditse. Turasoma ibice byaho 5, umurongo wa 16. Ni ijambo abantu benshi bazi, ntabwo ari rishya ku basanzwe basoma Bibiliya, ariko ni ijambo umwuka yampaye. Iryo jambo riravuga ngo mwaturirane ibyaha byanyu kandi musabirane kugira ngo mukizwe. Gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi yasenganye umwete. Reka nsubiremo, wasanga ari udafite Bibiliya cyangwa atari hafi yayo. Reka nsome iryo jambo. Ni muri Yakobo 5:16. Hatubwiye ngo mwaturirane ibyaha byanyu kandi musabirane kugira ngo mukizwe. Gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi yasenganye umwete. Kuri 17 hakavuga ngo dore Eliya yari umuntu umeze nkatwe, asa natwe, asaba cyane ko imvura itagwa. Imvura imara imyaka 3 n'amezi 6 itagwa. Arongera arasenga, nuko ijuru rigusha imvura, ubutaka bumeza imyaka yabwo. Nkuko dusomye muri urwandiko Yakobo yanditse, hari ikintu gikomeye cyane yanditse, ndetse Bibiliya yitwa ijambo ry'Imana yo ifite ukuntu bivuga. Bibiliya yitwa ijambo ry'Imana yiravuga ngo amasengesho y'intungane Imana yakoresha umurimo wayo. Bibiliya niko ibivuga, yitwa ijambo ry'Imana kuri umurongo wa 16 muri Yakobo 5. Noneho Yakobo yatwanikiye ngo Eliya ari umuntu umeze nkatwe, ameze nkawe, ameze nkange, nta bindi yari yihariye bidasanzwe, ameze nk'ukumeze. Ariko hejuru nimuza gusoma ku 16 yatangiye yerekana ko kugira ngo Imana yumve umuntu usenga agomba kubanza akatura ibyaha bye. Kuko iyo ugiye gusenga uba ugiye kushaka Imana, ugiye gusabana n'Imana. Buri kintu cyose kigira umwambaro ukigenga. Nkuko umuntu ajya mu bukwe akambara umwambaro w'ubukwe, ni nako umuntu ugiye gusenga akwiye kwambara umwambaro wo gukiranuka akihana ibyaha. Aratubwira ngo Eliya ari umuntu umeze nkatwe, ngasaba cyane, cyangwa mu yandi magambo asenga cyane, asaba ko imvura itagwa. Kandi abazi Bibiliya bazi ko yabikoze bikemera, ngo imvura imara imyaka 3 n'amezi 6 itagwa. Ubwo ni ukuvuga ngo ni Eliya yarasabye, yatabikora ntibyagomba kuba. Ndashaka mboneyeho umwanya wo kubwira abantu ko iyo dusenze icyo dukora tuba tukizi. Eliya ibyo yari masengera yari abizi. Ngewe ngiye gusenga ntago mba nibaza ngo haravamo iki, ikivamo mba nkizi. Ngo do Eliya ari umuntu umeze nkatwe, ngasaba cyane ko imvura itagwa. Imvura imara imyaka 3 n'amezi 6 itagwa. Hanyuma nyuma y'iyo myaka arongera arasenga, nuko ijuru rigusha imvura, ubutaka bumeze imyaka yabwo. Bene data mwese, ndashaka mbabwira akamaro k'amasengesho menshi. Ubundi iyo impamvu Satani yanga ko dusenga, hari ikibazo abafite. Iyo duteguye amasengesho, Satani ntabwo we ntazi neza ntabwo abazi kiza kuyavamo. Ariko twe tuba tukizi. Niyo mpamvu kuko ashidikanya kiza kuza ko kiza kumurwanya, ayarwanya. Hari amatangazo abiri nabonye Satani arwanya. Itangazo rya mbere, itangazo rivuga gusenga. Igihe uzavuga gusenga ukabitangaza, uzabona imbaraga zikubwira ko bidashoboka, ko abantu bapfa, ngo bakwiye kubireka ari ukubarushya. Ntago izo mbaraga zibakoreramo, aba ari imbaraga, aba ari ubushake bwabo. Ahubwo nuko gusenga umuntu wese iyo bivuze yumva wavuga ibindi ntuvuge gusenga. Kandi abantu bashobora gukora imirimo yose ishoboka, indi myanya yose abantu bayijyamo, ariko mu murimo ukomeye urenze indi yose mu mirimo twahamagariwe ni umurimo wo gusenga.
Satani rero aca abantu intege ngo badasenga, bigatuma batitabira amasengesho. Irindi tangazo rya kabiri rica abantu intege cyangwa se Satani arwanya ni itangazo ribwira abantu kwitanga, kuko yo witanze ubona umugisha. Kubera ko Satani azi ko umugisha tuwukura mu kwitanga, abuza abantu ko bitanga. Ikindi akanabuza gusenga, kuko iyo usenze hari ibintu Imana irema bitari bihari. Tumaze kubona uburyo uyu mugabo witwa Eliya yari umuntu usanzwe, ubwo ameze nkanjye uri kuvugana namwe, ameze nkamwe muri kunyumva, ameze nk'undi wese uzumva kino kiganiro. Yari umuntu umeze nkatwe twese. Hanyuma ngo asenga cyane, ngasaba ko imvura itagwa. Iryo sengesho rituma imvura itagwa. Ndetse urumva kugira ngo imvura igweho, ubundi ntabwo yahagaritse imvura imanuka, yahagaritse ikintu cyose gituma imvura ibaho. Ni ukuvuga ngo uburyo bwose butuma abizeye ibijyanye n'ibimera, bakiga ibijyanye n'uburyo imvura ibaho, bazi ko imvura atari ukumanuka gusa ngo igwe hasi, ahubwo hari ibintu bihumeka, inyanja igahumeka, amazi agahumeka, ibiti bigahumeka, bikabyara igicu kikaza kuvamo imvura ikamanuka. Ibyo rero nibyo yahagaritse iyo mikorere yose kubera amasengesho. Amasengesho ashobora guhagarika systeme iyo ariyo yose, imbaraga zose yabifite, ahagarika imikorere yose uko yabingana kose. Amasengesho basha guhagarika ikintu cyose iyo umuntu usenga yizeye, kuko Yesu yatwemereye ko twagira kwizera nkagona n'akabuto ka sinapi, twabasha kubwira umusozi ngo wimuke aho uri ujye mu nyanja. Tekereza, niba Imana yaratuhaye ubwo burenganzira bwo kubwira umusozi ngo ugende, ntiwashobora kuwubwira utagira gusenga. Kandi gusenga kujyana no kwizera no kwihana. Kano kanya rero ndashaka kubabwira akamaro k'amasengesho menshi. Ubundi amasengesho ni iki? Iyo urebye mu zindi ndimi, gusenga usanga babyita gusaba. Gusenga ni ugusaba, niko byitwa. Bivuga yuko gusenga umuntu asenga ategeye gusaba. Ariko mu buryo bwacu bw'Imana, bw'abantu basenga kandi bazi Imana, gusenga birenze gusaba. Aho gusenga ni ugusabana n'Imana. Impamvu birimo gusabana ni uko Imana ari papa, Imana ni data. Niyo mpamvu Yesu mu gihe bamusabaga ngo abigishe gusenga, yarababwiye ngo nimusenga mujye muvuga ngo data wa twese uri mu ijuru. Ni ukuvuga yuko iyo umuntu arimo asaba se, ntabwo ameze nk'umugaragu usaba shebuja. Twebwe mu rugo rw'Imana turabana. Niyo mpamvu iyo tugiye kugira ikintu tuyisaba, iyo mvugo yo gusaba ifite agaciro gake, ahubwo ikintu gifite agaciro kanini ni ubusabane n'Imana. Nshobora gusabana na papa, ngasabana n'umwana wanjye. Ubusabane bwacu n'Imana buvamo n'ibyifuzo. Imana ibikeneye kumenya icyo dutekereza, nayo dukeneye kumenya icyo dutekerezaho. Iyo mikorere iri hagati yacu n'Imana niyo bita gusenga. Gusenga rero birenze gusaba, kuko gusaba ni uguhabwa ikintu ugataha. Ni nabyo ko abantu benshi bakoramo abanyamasengesho usanga hari ibyo bagiye imbere y'Imana kwaka, barangije barabibona baragenda ntibagaruka. Kubera ko yari ugusaba gusa, ibyo ubonye iyo mumaze kubibona uragenda, nta n'impamvu yatuma ugaruka. Uwo mushinga wakujyanye uburangiye. Twe rero ntabwo dufite umushinga wo kujya gusaba Imana, ahubwo dufite umushinga wo gusabana n'Imana. Kandi tugasabana n'Imana sinone gusaba izaba, dusabana nayo tukiri muri umubiri, na nyuma yo kubaho kwacu tuzasabana n'Imana tubane nayo, kuko Imana ari papa. Gusenga rero ni ugusabana n'Imana. Hanyuma gusenga ni uburyo ni itumanaho rukumbi Imana yashyizeho hagati y'abana bayo bambaye umubiri. Hari igihe tuzaba tutambaye umubiri, ubu turabana b'Imana ariko bambaye umubiri. Yohana yaravuze ngo bakundwa, ngo ubu none turabana b'Imana. Ntabwo ngenza umwana w'Imana ejo, ndiwe uko ngenda nuko sanda umwana w'Imana. Ariko yaravuze ngo uko tuzasa ndikurerekanwa, ngo icyo akora ngo uwo niyerekanwa tuzasa nkawe. Ni ukuvuga yuko gusenga ni ugusabana n'Imana ku mwana w'Imana mu gihe cyambaye umubiri, kuko mu ijuru nta masesha azabayo. Mu ijuru bazaririmba. Muri mbya yavuze ngo tuzaririmbira mu ijuru indirimbo z'abakijijwe. Nta masengesho azaba ari mu ijuru, kuko wa mubiri watumaga gusabana n'Imana harimo ikintu gituma dusabana nayo mu buryo buziguye. Imana swa tuyireba imbona nkubone. Niyo mpamvu uyu mubiri umeze nk'ikintu gituma tutayireba Imana uko twagombye kuyibona, ariko mu buryo bw'umwuka turayireba. Itumanaho rero Imana yashyizeho rukumbi ku bambaye umubiri wose ni uburyo bwo gusenga. Buriya umuntu aremye ku buryo muri we Imana yamuremye mu icyumba gituma asabana n'Imana. Nkuko Paulo yabyandikiye Abatesalonike ibice 5 umurongo wa 23, ubwo nko rwamira yabandikiye, yarababwiye ngo Imana y'amahoro ibeze rwose, mwebwe ubwanyu
n'umubiri wanyu n'umwuka wanyu birarindwi bitazabaho umugayo ubwo umwami azaza. Muri ibyo bice yavuze bikwiye kwezwa, yavuzemo n'icyumba cyitwa umwuka. Uwo mwuka ntabwo ari umwuka barimo avuga, si n'umwuka wenda duhumeka, ahubwo arimo avuga icyumba Imana yashyizemo cy'ubusabane bwacu nayo kiba mu muntu. Icyo cyumba ntabwo kiba mu matungo, nta kindi kiremwa kigira icyo cyumba, kigirwa n'umuntu wenyine. Ubwo buryo rero nibwo butuma abantu bose badasenga. Umurimbyi yararirimbye 108 aravuga ngo abanga Imana bose ntibayisenge, bazapfa bose be kwibukwa. Ni ukuvuga ko nta guhitamo guhari. Umuntu yeremwe ku buryo agomba gusabana n'Imana. Imana irema Adamu, yamuremye imuha inshingano amubwira ngo uhingire Edeni, utungwe n'ibiyirimo, ariko kandi ku mugoroba ujye usabana nanjye. Niyo mpamvu muzasanga abantu basuzugura ibyo gusenga, batemera n'Imana, ubona bafite ubwoba. Ubwo bwoba ntibuterwa n'ikindi, nuko muri bo aho Imana yagombye kubituye haba nk'ubwoba. Imana ntirimo, bikabatera ubwoba, bigatuma baterekera cyangwa bakabandwa. Ni nayo Imana izahera icira urubanza abantu bose, abasenga n'abadasenga. Ndashaka kubamenyesha ko kuba Imana wayisuzugura ntiwite no kubyayo ntibizakubuza kujya mu rubanza, uzarujyamo. Kandi icyo kuburana kizagaragara, uzashinjwa nuko muri wowe harimo ubwoba butuma utinya ikintu utazi, ukagira ubwoba butuma ujya kubandwa ugaterekera, cyangwa se ukagira ikindi kintu ushyira mu mwanya w'Imana. Ariko twiga abazi Imana yabo, kwituza Imana yacu. Niyo mpamvu tuyisenga. Gusenga rero ntabwo ari ugusaba, gusenga no gusabana n'umuremyi wacu, tugasabana na Papa. Gusenga rero, amasengesho ni ikintu gikomeye ku Mana. Ndi nkivuga amasengesho y'abantu barimo bayavuga basenga, bumva ari amajwi gusa azamuka kuvuga, ariko amasengesho arenze amajwi, amasengesho arenze gupfukama. Amasengesho ku Mana ni ikintu gifatika, ku bantu ni ikintu kidafatika, babona bavuze gusa bikarangira. Ariko amasengesho imbere y'Imana afite ubushobozi, ndetse arafatika, akanabikika, akanapimika. Amasengesho Imana irayapima, akaba menshi cyangwa akaba make. Iyo rero ibintu bijemwo umunzani, bikazamo gupima, bikabamo gake cyangwa kenshi, bikabamo kugabanuka no kwiyongera, ibyo bintu biba bifatika. Niyo mpamvu n'umwuka uduhumeka hagiye baguha umwuka muke cyangwa umwuka mwinshi. Abongera umwuka mu mapine y'imodoka, mubona ko hari ibyuma bipima umwuka ujya muri pine, bakavuga ngo numpe ikiro cy'umwuka. Ubwo buryo rero bapima umwuka, Imana nayo ifite umunzani ipima amasengesho dusenga. Niyo mpamvu abari kuntega amatwi mwese, hari abo Imana igira ngo ongera ibihe byo gusenga. Ibikubwiye ngo iki? Wongera amasengesho. Haba habaye iki? Aba yabaye make. Umwanya rero intega Imana yampaye kubagezaho no kubabwira, nuko Imana y'ukangurira abantu kongera ibihe byo gusenga. Kandi abenshi abanteze amatwi bigeze gusenga, abenshi muri mwe mwigeze gusenga, kandi igihe mwari mufite ibihe byo gusenga hari ibintu byinshi mwabonye. Amasengesho rero Imana ntiyabara nk'ikintu cyo hasi, iyaha agaciro. Ndabaha ingero zerekana ko amasengesho afatika. Urugero rwa mbere turusanga mu byakozwe n'intumwa ibice 10 ngeze ku wa 4. Nimubona umwanya wo kuhasoma, ugasoma mu byakozwe n'intumwa ibice 10 kugeza ku wa 4, muzasanga uburyo ki hari umuntu umwe witwa Korneliyo Imana yabwiye ko amasengesho yazamutse. Urumva n'ayabandi yarasengwaga, ariko Imana igiye gushyira ku rugero isanga ya Korneliyo ari menshi. Yaravuze ngo gusenga kwawe n'ubuntu bwawe byazamuke kurwibutsa imbere y'Imana. Urumva ko amasengesho arazamuka akaba menshi. Icyo ni cyerekana ko amasengesho Imana yapima akaba menshi cyangwa akaba make. Ahandi wabona urundi rugero ni mu byayeshuwe ibice 8, ibice 5:8. Nimubona umwanya wo kwasoma muzahasome ibyayeshuwe ibice 5:8, muzasanga uburyo ki Bibiri bivuga ibijyanye n'ukuntu Yohana yeretswe ibyo mu ijuru, areba inzabya ngo zizuyemo imibavu, ariyo masengesho yabera. Bibiri ikavuga ngo amaze kwenda icyo gitabo na bya bizima bine n'abakuru 24 bikubita imbere y'umwana w'intama, ngo bafite inzabya z'inzahabu zuzuye imibavu, ariyo masengesho yabera. Ngo bafite inzabya zikoze mu izahabu zuzuye imibavu, ariyo masengesho yabera. Ngewe mbitekereza mu gihe cya Yohana areba ziriya nzabya, asa nk'uwarimo areba nk'inganda. Ubone mu nganda, yunjiye mu nganda zimwe na zimwe, ubone ibintu bimeze nk'inzabya, ibintu bimeze gutyo. Ni nk'uruganda yabonye rutunganya amasengesho. Amasengesho rero dusenga, Imana yakoresha umurimo wayo. Kuko natangiye mbivuga,
Bibiliya yitwa ijambo ry'Imana mu bice byaho mu rwandiko Yakobo yanditse muri iyo Bibiliya bice 5:16 haravuga ngo amasengesho y'intungane Imana yakoresha umurimo wayo. Ni ukuvuga yuko amasengesho dusenga hari ahantu hashyikira, hari urwego ajyamo, Imana ikayafata nkaho ari abavuga ururimi rw'igifaransa habyo bita matière. Matière ni ibintu ufata ukabivanamo ikindi kintu. Imana yarifata amasengesho twasenze ikayivanamo ibisubizo, kandi ibivanyemo ntabwo isubiza wa wundi wayasenze gusa, ahubwo ivanamo ibyo wasenze ikavanamo n'iby'abandi, igakemura mu bibazo bafite ubwabo, ariko n'igihugu bari batuyemo ikagikemura, igakemura ikibazo cy'igihugu kubera gusenga kw'abanyamasengesho. Ni mpamvu muzasanga inanewe muzumvaho Imana yabwiye Yona ngo genda ubwira binanewe yuko mu minsi 40 bazaba harimbutse. Ayo makuru ageze ku mwami abaza iyo Mana ivuga ityo, yivuze gutyo ibishaka iki? Y'Imana ivuze ngo mu minsi 40 ngo hararimbuka inanewe. Uyu mwami Ninewe ndamukunda, ni umwami nkunda cyane, y'abami bose bakoraga nkawe. Yavuze neza cyane, yaravuze ngo Imana yivuze ngo iyo mu minsi 40 abantu bagiye kurimbuka, umuntu akora iki? Ikibabaze gusa nuko abanyamasengesho y'Imana batumye bagira ngo ibyo batumye ibabwiye ko bigiye gusohora, ahubwo ibivuze icyo gukora ntabwo ibivuze bigiye gusohora. Umwami Ninewe rero yamaze kumenya yuko Imana ivuze ngo mu minsi 40 barimbuka, umwami yabajije icyakorwa. Baramubwira bati iyi Imana ivuga gutyo, iyi Imana ivuze ngo hagiye kuba icyago, ibivuze ngo basenge. None harabaza ati se dusenze ibyo byago byavaho? Hagomba ko hari abantu bari baza akamaro k'amasengesho. Baramubwira bati uramutse usenze ibyo byago byavaho. Abaza uko basenga, baramusobanurira bati iyo ujya gushaka Imana wicisha bugufi, ukaganduka, ukubahwa, ukihana ibyaha, ndetse by'akarusho yushoboye kutarya bwo ukaniriza ubusa ubugikemuye. Uyu mwami yaravuze ati ubwo ari uko bimeze, ndasaba abagaragu banjye n'abaja n'abatware, guverinema n'abategetsi bose baze tuyakore. Bakora yitatu, barangije ngo basaba ko igihugu cyose nta burya nta nunwa iminsi atigashira, kandi asaba ko basenga bambaye ibigunira. Nkunda ko Imana itanarushya. Iyo Mana tugiye kuyisenga ntabwo igorana ngo dusabe kusenga twambaye mu costume hari ngo nibwo twumva. Niyo wambaye ibigunira ufite umutima uciye bugufi rakumva, baca bugufi bambara ibigunira barasenga. Basenze ngo Imana ibonye guca bugufi kwabo no gusenga irigarura, ibyo bagomba kubakorera irabireka. Byerekana ko iyo badasenga byagomba kuba. Ndashaka kwerekana uburyo amasengesho Imana yakoresha umurimo wayo. Imana yakuzaho urupfu. Dufite abantu benshi Imana igenda ibwira ngo imbere hari urupfu, hari impanuka, ngo senga yitatu. Ni naho umuntu yakwibaza kuki Imana igomba kuntegeka gusenga ngo igire ikikuraho, yabikoze itambajije. Ni ikibazo abantu benshi bagomba kwibaza. Irinda ingora kubera iki? Niba yamaze kubona imbere yanjye hari impanuka cyangwa hari urupfu, kuki nsaba yuko nsenga ngo irukureho? Ubwo yarubonye ntarubonye kandi akayiza iza kurukuraho, yarukuye itambajije. Icyo kibazo wakibaza ntabwo yabagiye kure y'ibibazo. Ariko impamvu Imana idusaba gusenga ngo ikureho ibyari byaranze, ireme bitari biriho, izuri byapfuye, ni ukubera ko nabaguye ko amasengesho atari amagambo, ahubwo ari ibintu bifatika. Imana irayafata ikayajyana mu ruganda, ikatunganyamo ibisubizo by'uwasenze, igafasha n'utasenze nawe akabyungukiramo. Niyo mpamvu abanyabyaha badasenga n'abanzi Imana bose ntibaza akamaro k'abanyamasengesho. Abanyamasengesho ni abantu basuzugurika, abantu babona nk'abatagira ubwenge, nk'abataye igihe. Ariko twebwe iyo dusenga icyo dukora tuba tukizi, kandi imbere y'Imana dufite agaciro. Imbere y'abantu nta gaciro dufite, umuntu atwita amazina ashaka, ariko imbere y'Imana, Imana iratwubaha kuko turi barwiyemezamirimo bayo, turabashoramari b'Imana, dufite akamaro. Ab'isi bazamenya akamaro dufite twavuye mu isi. Ariko amasengesho imbere y'Imana yafata nk'uko umuntu yagemura ingano ku ruganda. Muzitegereze abazi ibijyanye n'iby'inganda zisekura ingano. Abahinga ingano kenshi ubona ari abantu bari aho bahinga nyine, ariko umucuruzi w'ingano cyangwa se ufite uruganda rw'ingano arabubaha, kuko azi neza ko nubwo bacuruza ingano cyangwa bazikora cyangwa bazihinga, azi neza ko uruganda rwe rwahagarara mu gihe cyose batazanye izo ngano. Ni nako Imana ibona isi. Iyo abanyamasengesho batasenze, Imana irataka igahamagara ngo dusenge. Ndetse iyo tutinze gusenga iyohereza bituma dusenga. Kuki Imana rero ishaka dusenga? Nuko amasengesho akoresha umurimo wayo. Hari ubushake bw'Imana. Muzibuke ko Imana igira ibyifuzo. Imana igira ibyifuzo.
nimusoma mu butumwa bwiza Luka yanditse igice cya 11 muzasanga ahantu Yesu bamusabye kabigisha gusenga. Noneho gasanga handitse ngo arabwira ngo nimusenga mujye muvuga ngo data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, ibyo ushaka bibe mu isi nkuko biba mu ijuru. Tuduhane mu bitwoshye dukize umubi, twabare ibyaha byacu nkuko twebara babitugiriye. No kuvuga ko Imana nayo dusenze iratubwira ngo nimusenga. Haraho Yesu yabwiye intumwa ze ngo musenge musabe nyiri busarurwa yohereza abakozi. Icyo cyifuzo ni cyifuzo cy'Imana. Imana kukiri gusaba ngo basenge, Imana yohereza abakozi. Nuko twasenze amasengesho yacu avamo n'abakozi. Amasengesho twasenze atuma abantu bamenya umuhamagaro wabo. Niyo mpamvu gusenga rero ntago ari ikintu gito, ni ikintu Imana iha agaciro. Ngarutse kuri rwa rugero rw'ingano, iyo ujyanye ingano mu ruganda bakazitonora bazivanamo ibintu byinshi, ariko ujyana ikintu kimwe, ujyana ingano gusa, ujyana imbuto z'ingano zagera mu ruganda bakazivanamo ifu nayo ikavamo imigati, ikavamo amasambusa, ikavamo amacapati, ikavamo za keke n'amagato n'ibindi. Ibyo byose byerekana ko byavuye mu kintu kimwe, bifite ibintu byinshi ariko icyo wazanye ni kimwe. Iyo twasenze rero Imana ikiza abarwayi, twasenga Imana ikabohora imbohe, twasenga Imana ikakuraho impanuka. Niyo mpamvu Imana igwira abantu ngo basenge, ibigira ngo igire ibintu byinshi ikora, kandi uwasenze ntago abihomberamo. Muzanasanga n'umwuka wera dufasha mu gusenga. Murebe namwe ukuntu ibintu byo gusenga Imana ibaha agaciro. Yemeye ko iyo dusenze umwuka w'Imana aza no gufasha abanyamasengesho mu ntege nke zabo, kwiga dusenga tumeze dushonje tunaniwe, ariko umwuka w'Imana agira uruhare runini mu gusenga kwacu. Nimubona umwanya muzamfasha gusoma, nimubwira abadafite Bibiliya hafi. Bibiliya iravuga mu Baroma 8:26 havuga ibijyanye no gusenga. Haravuga muri mu Baroma 8:26 hakavuga ngo uko niko n'umwuka adufasha mu ntege nke zacu, kuko tutazi uko dukwiriye gusenga, ariko umwuka ubwe niwe udusabira aniha iminiho itavugwa. Kandi umwuka kandi Imana irondora imitima, izi ni by'umwuka atekereza, kuko umwuka asabira bera kuko Imana ishaka. Noneho iri jambo ryo rirakomeye cyane. Aravuze ngo uko niko n'umwuka adufasha mu ntege nke zacu, kuko tutazi uko dukwiriye gusenga. Nuvuga ngo uyu muntu n'umunyamasengesho wasenze asenga atazi uko yabikora, ariko kubera ko amasengesho y'Imana yakeneye kandi yaha agaciro, Imana imwohereza umwuka wayo ngo uwo mwuka amufashe kuyobora amasengesho ye. Kandi umwuka yarimo ayobora amasengesho yabera ngabikora n'ihimini hitavugwa, ngo kuko ngo umwuka asabira bera kuko Imana ishaka. Nukuvuga ngo tumaze gusenga, hagiye dusenga mu ntege nke, tugasenga tunaniwe, tukanasenga wenda uko bidakwiye bitewe n'amarangamutima umuntu afite, ariko umwuka wera akavuga ati Mana dore uko yerema avuga. Ni bya bindi ubona dukora ikawa mu Rwanda, abahinzi bakora ikawa, hakabaho inganda ziyiha karite, inganda ziyitunganya ngo igere ku isoko ifite agaciro. Umwuka w'Imana yarafasha abanyamasengesho gutunganya amasengesho yabo kugira ngo agere imbere y'Imana afite agaciro, agereyo afite ubwiza bunejeje. Mureke rero mbere yuko tuza gusoza mu bintu ndavuga akamaro k'amasengesho, nubwo nzi ko namwe mukazi, ariko reka mvugemo bike muri byinshi umuntu yavuga. Kamugeho gusenga gutuma Imana iduha amakuru tutari tuzi. Nusoma mu kuva 17:8 ugeze 15 uzasanga yo dusenga hari amakuru Imana yacu bifite. Ubundi abafite amenye gukoresha imbuga za internet, bafite za email, muzi ko kuri mail, kuri urubuga rwawe, kuri mail yawe iyo utayifunguye ntibibuza amakuru kujyaho. No kuvuga ngo iyo wayifunguye ukajyaho cyangwa ntujyeho, ni hahandi amakuru ajyaho. Ni nako iyo umuntu yanze gusenga, n'ababiretse bose, niba n'abantize n'amatwi n'ababiretse n'abatabishaka, ntibibuza ko amakuru yabajyaho. Amakuru ayawe abahari kugeza igihe uzafungurira email yawe ukayabona. Ariko kuba arayifunguye, abantu bohereza amakuru bayohereza kuri adresse yawe, hanyuma utafungura email yawe amakuru akakomeza kujyaho. Haraho ugera ugasanga ufite n'amakuru menshi yakugirira akamaro, yakurengera, kuko udafungura email yawe ntumenye ibikureba, ntumenye ibyagukiza. Ni nako abantu badasenga bamera. Iyo badasenga mumva ntacyo babaye. Ndashaka kubwira ngo uyu muntu adasenga aba yarakibaye. Twebwe dusenga tugira amakuru. Tugira amakuru aturiba. Menya amakuru yanjye menshi. Hari igihe umuntu akureba akagusuzugura, akabona uri umuntu muto w'agaciro gake, ariko dufite amakuru atuma dukomera mu mutima, kuko amakuru atunga umuntu. Ndagira ngo babwire ko umuntu amakuru
ni ikintu gikomeye cy'ingenzi mu buzima. Amasengesho rero atuma Imana iguha amakuru yawe. Mu kuva 17 umurongo waho wa mu kuva hajya nasomye 17 umurongo 8 muzasanga aho Mose yarafite ikibazo cy'abamaleki bamuteye mu nzira ubwo yajyaga i Kanani, ngo ariko yigira inama aravuga ngo reka njye gusenga amazi Imana iby'uru rugamba. Ngo ageze yarambuye amaboko yayarambura akanesha, amaboko yamanura akaneshwa. Hanyuma abari bamuherekeje bahita bamenya yuko imbaraga z'urugamba ziri mu masengesho, ziri kumanika amaboko kwa Mose kurimo kunesha. Buriya hari intambara zimwe tutapfa kunesha. Uru rugamba rwa Mose yarimo asengera rwari rurimo uburyo bubiri. Harimo abamaleki bafite intwaro, harimo na Yesuwa uhanganye nabo. Mu yandi magambo wabarebeshaga amaboko kasanga Yesuwa ararwana ariteguye, kandi Yesuwa ni umusirikare ukomeye, n'abamaleki bararwana, bose bahuriye ku ntambara. Ariko abamaleki ntibari bazi imbaraga z'amasengesho, ntibari banakijijwe, birumvikana ko batazi Imana. Ndashaka kubabwira ko umuntu nagutera akaba akoresha intwaro imwe yonyine atazi gusenga, wowe uzongereho gusenga, uzajye kuburana wasenze, uzajye mu ntambara wasenze. Urugamba rwacu nk'abanyamasengesho rurakomeye. Iyo dukoze amasengesho tuba tunesheje kabiri. Niyo mpamvu Mose yazamuye ibiganza, amaze kubizamura abamaleki bakaneshwa. Abantu bari baherekeje Mose bahita bamenya yuko imbaraga z'amasengesho zikora no mu bifatika. Ibyo dusengera biragaragara, ntabwo ari amagambo. Dushobora gusengera ikintu ukakibonesha amaso, twasenga ntumenye icyo turimo dukora, ariko ukakibonesha amaso. Mose arasenga, numva ijambo rimfashije kandi ryongeyemo imbaraga. Numva hari ikindi kintu mukambwiye ngo Mose arasenga, ngo amaze gusenga Yesuwa yari ku rugamba akabona aranesha, atazi aho biri gukorekera. Ndashaka kubabwira ko baze ariyeri ahantu dukura imbaraga zacu nk'abanyamwuka mu masengesho. Iyo dusenga no mu isi y'umwuka, ingaruka zo gusenga kwacu ziragaragara, umusaruro turawubona. Ngo Mose asenze ngo anesha ababishabe akoresheje amasengesho, ariko Yesuwa ntamenya aho imbaraga zavuye. Hari abantu dusengera bakabona biremera, bakadusuzugura, ariko twebwe turi ahantu batabona. Abanyamasengesho ndimo mbwira ntimukategereze ko babubaha. Niyo bagusuzugura, niyo bataguha agaciro, wowe komeza usenge. Mose umugoroba ugeze abwira Yesuwa ngo nkubwire, ati mbwira amakuru yo ku rugamba. Yesuwa aravuga ati rwose nanesheje. Mose aramubwira atuma nkubwire, ntago ari wowe urwana wenyine, harimo n'abandi barwana. Dukwiye rero gusenga tunakora, kuko bituma tunesha kabiri. Iyo usenze ucuruza uba ucuruje kabiri, iyo usengwa ugiye mu rugendo uba ukoze ingendo inshuro ebyiri. Ndashaka kubabwira abanteze amatwi mwese ngo ibihe byo gusenga mu byongere, kuko Imana iri kuburana amasengesho yakeneye. Hanyuma rero nkamusoza kuri iri jambo avuga ngo iyo dusenga Imana iduha amakuru. Mose amaze gusenga, Imana yise imubwira amakuru y'abamaleki. Ibibazo dusengera tuzi ko bizagenda. Twebwe iyo dusenga ntabwo tutera waraza, icyo dukora turakizi. Imana ibwira Mose ngo andikuti. Iryo jwi rivuga ngo andikuti nta handi wapfa kuryumva, ni ijwi ry'abanyamwuka, ni imvugo y'Imana iboneka yo twasenze. Haleluya. Ni imvugo ivuga ngo andikuti, guhereye none ngo nkuyeho kwibuka ko abamaleki ngo mu batuye mu isi munsi y'ijuru bose. No kuvuga ngo iki? No kuvuga ngo iyo dusenze hari ibintu Imana ikuraho burundu, kandi ikintu Imana ikuyeho kiba kivuyeho. Ndashaka kuvuga ko Imana itanga amakuru yo twasenze. Ushobora kufite intambara nyinshi, ufite urugamba urwana, ariko menya ngo iyo usenze Imana hari ibintu ikuraho, kandi ikintu Imana yakuyeho twasenze ntikigaruka. N'ikintu Imana yubatse twasenze ntiwagisenya. Ubundi buryo bwa kabiri mu kamaro k'amasengesho, amasengesho iyo abaye menshi bituma Imana kwishakira. Ubundi muzi ko twebwe tugiye gusenga, turi gusabana n'Imana, ariko dushaka ko tugira mu bwiza burushaho kuba ubwiza bwiyongera kurutaho. Ariko iyo amasengesho abaye menshi Imana irakwishakira. Aha ndatanga urugero. Bibiliya yatubwiye mu byakozwe ntumwa ibice 10 umurongo waho wa 1 kuza kuri 4, yatubwiye ko Imana yabwiye Korneliyo ngo gusenga kwawe n'ubuntu bwawe byumviswe, ngo none tumiyopa utumire Petero wahimbwe Simoni umubwire iby'aya makuru. Iyo reba Korneliyo yari umunyamahanga, ntabwo yari akijijwe pe, yari umunyamahanga ariko ngo w'umunyedini ukunda gusenga, ariko ngo gasenga uko bwishe nuko bukeye, kagasenga nabo mu rugo rwo bose. Bibiliya ikatubwira ngo Imana nubwo yari umunyamahanga imutumaho,
imubwira yuko amasengesho y'Imana yumvise kandi bitarangirira aho hari Imana yakora. Iyo turimo dusenga tuba tumeze nk'abari gukora muvoma kuri banki. Abantu mwese mwagiye musaba inguzanyo muri banki ntabwo ireba umubare w'amafaranga utunze, amafaranga ufite kuri konti yawe, ahubwo banki ireba inshuro wagiye uyajyanayo. Ni mpamvu mbabwira ngo iyo dusenga inshuro nyinshi biduhesha agaciro imbere y'Imana. Nawe ugenda ubitsa amafaranga kuri banki, ugenda ugaruka ubitsayo, ubikuza, iyo wagiye kureba ngo baguhe inguzanyo ntibashingira ku mafaranga usigaranye, bareba ahubwo amafaranga uko yagiye atambuka kuri konti yawe. Ni nako Imana iduha agaciro. Abantu basenga cyane imbere y'Imana barateta, ikintu basaba bagihabwa mu buryo bworoshye. Ibyo mvuga ndabyumva, ntabwo ari gushakisha. Iyo wasenze inshuro nyinshi byo bikorohera gusubirayo gusenga no gusaba. Ni mpamvu yari yasenze inshuro ya kabiri imvura iragwa. Ndabinginga kubw'ijambo ry'Imana ngo mwongere ibihe byo gusenga, muzamenya amakuru yanyu mutari muzi. Yeremiya yarabwiwe ngo ntabaza ndagutabara nkwereke ibikomeye utazi. Hari ibintu utazi, tumenye iyo twasenze. Ikindi, gusenga bituma Imana itwishakira. Niyo mpamvu abantu benshi bariho uyu munsi basenze Imana yarabashatse. Nanjye uvugana namwe Imana ije inshaka. Iyo ngize ibihe byo gusenga Imana iranshaka, Imana ikantumaho. Perutse mu rugendo rurerure rwari rungoye, ariko ntago nagiyemo ntaza amakuru yarwo. Imana iduha amakuru iyo twasenze, iduha n'amakuru y'abatuvuga n'amakuru y'amanama ahigwa nk'umuntu. Ushobora gusenga ukajya mu nama utatumiwemo, ukamenya ibyayo n'abayicemo n'imyanzuro bafashe kuri wowe kubera amasengesho. Ibyo mvuga ni ibintu bifatika, ntabwo ari ibintu byo gushakisha. Muzasanga Elisa yari umunyamwuka, yari umunyamasengesho. Inama ziri gukorwa akazimenya karatazigiyemo. Imana iduha amakuru y'ibitureba, ukaba uri kumwe n'umuntu atazi kuza ibyo gutekerezaho. Bibiri kavuga ngo dufata mpiri ibitekerezwa mu mitima. Tushobora kwinjira mu mutima w'umuntu tukamenya dutekerezaho, kandi akabazi ko yabikoze nta muntu umureba, nta n'ubizi. Dushobora kujya mu byumba by'amanama yiga kuri twe tukamenya ibitubaho tutahageze. Dushobora kubita hasi inama zose n'imigambi irogoya ubushake bw'Imana. Niyo mpamvu iyo twasenze twinjira mu cyumba cyose dufite ubushobozi hamwe no gusenga bo kuvuguruza imyanzuro. Umunyamasengesho umuzi gusenga ashobora kuvuguruza imyanzuro y'inama ya ONU yateranye kubera ko yagiye imbere y'Imana agasenga. Iyo mvuga gusenga ndabyumva, kuko gusenga kurogoya imigambi yose y'umwanzi. Niyo mpamvu y'Imana ivuga ngo dusenge icyo tubwira ibikizi. Amasengesho rero Imana iyakoresha umurimo wayo ukomeye cyane. Ndagira ngo nitegura gusoza nkwibutse indi nkuru y'akamaro k'amasengesho. Ndashaka kubabwira ko ahantu tutabasha kugera mu buryo busanzwe bitewe n'abo turi bo, bitewe n'icyo turi cyo, ahantu hari inzugi zikinze tutakwinjira, umunyamasengesho yinjirayo ntawe Diyasi asabye. Iyo nkuru mvuze twayisoma mu byakozwe n'intumwa 12. Muzasanga ahantu Herode ashaka kwica Petero, marayika aramukiza. Iyo dusenze hari abamarayika b'inkera gutabara, babiteguye gutabara abanyamasengesho. Iyo umunyamasengesho ahamagaye Imana abameze nk'umwana ukorera mu cyumba. Abana banjye iyo bari mu nzu, iyo ndyamye umwana akarira nijoro, ntabwo nakomeza kuryama ngo mvuge ngo nzamureba bukeye. Iyo turimo dutaka turira duhamagara Imana, haleluya, Imana yacu ibangukira kutwumva. Tusanze hano mu byakozwe 12:1 muzahasanga Petero umukozi w'Imana yarafungiranye mu nzu y'imbohe, bucya agomba gupfa. Abitorero barabimenya, ntibari bafite ubushobozi bwo kujya kwa Herode ngo bamukureyo, ntibagomba kumugemurira ngo byemere, na Petero yariteguye gupfa. Ariko abanyamasengesho bajya mu cyumba, biri kavuga ngo abitorero bagira umwete wo kumusabira ku Mana, ngo bakimusabira Imana yohereza marayika wihuse, araza kingura gereza yimukuramo arataha. Dufite ubushobozi bwo kuvana abantu ahantu bakingiranye, dufite ubushobozi bwo kuvana abantu mu byaha. Hankubwire Imana iragushaka. Gusenga warabiretse ubura amakuru kureba mu bibazo byinshi ufite uyu munsi udafite igisubizo. Ndagira nkurangire uko wabigenza. Ongera ibihe byo gusenga usanga amakuru yawe agutegereje. Harimo amakuru akubwira uko umeze, amakuru akubwira ibyanone n'ibyejo, amakuru ava ku ndwara yawe urwaye umenye icyayiteye, amakuru ava kuri business yawe yahagaze umenye impamvu. Iyo dusenze Imana iduha amakuru. Niyo mpamvu nkangurira abantu bose kongera ibihe byo gusenga. Mboneho kandi kubararika Inyarugenge. Ubu buri munsi dukora amasengesho muri nibature mu gitondo. Turasenga
iyo tugiye gusoza amasengesho tubasha guhagarika imigambi yose y'umwanzi ya buri munsi. Dufite kurogoya imigambi ya Satani, tunaniza imigambi yose y'umwanzi ari gugomba gukora uwo munsi. Iyo dusenze mu by'ukuri ke dukora tuba tukizi. Ngewe iyo ngiye gusenga imbanze kigiye kuvamo, kandi iyo tugeretseho no kutarya hari umudayimoni tunesha. Bibiliya iravuga ngo hari igihe habaho umudayimoni wigira ishyano akigaragambya agasuzugura abanyamasengesho. Iyo twamumenye hamwe no mudayimoni hari ukuri tubigenza, turasenga tukaniyiriza ubusa. Hanyuma uburyo yafashije Abisiraheli bambuka inyanja itukura, muzi ko mu nyanja itukura barimo bambuka abanyagiputa bakurikiye Abisiraheli, ariko bageze mu nyanja itukura Imana iraza iratabara. Imana igihagarara ikareba igitsure, ingabo zitugose zigacikamo igikuba. Niyo mpamvu iyo mvuga gusenga mbyumva, ntabwo ari byo nize muri theology, ntabwo ari byo nasomye, nta n'uwo nabyumvanye, ahubwo yo nsenga icyo nkora ndakizi. Singomba ko tumenya ko basenze, ntabwo ari ngombwa ko tubimenya. Amasengesho ni ikoranabuhanga ry'Imana. Muzi ko muri gihugu cy'u Rwanda twateye imbere mu ikoranabuhanga. Uburyo bw'ikoranabuhanga budasanzwe Imana yashyizeho uburyo bworosha ibintu bigakorwa vuba mu buryo buhendutse kandi bwihuse, no gusenga. Ushobora gusenga ukagera ku kintu ugakora ibintu bidasanzwe mu buryo budasanzwe. Niyo mpamvu birivuga ngo iriya runtu umeze nkatwe. Umunyamasengesho ntagomba kuba udasanzwe ngo bamushakire mu yandi mazina, ibyabatunze si ngombwa, naho yaba atarize, naho yaba nta muntu umwitaho, naho yaba atagira umuntu umukunda, ariko umunyamasengesho imbere y'Imana afite agaciro. Ndagira ngo mbone umwanya ngire ngo dusengane namwe. Icyambere ngira ngo ngufashe. Wumvise ko amasengesho y'umunyabyaha ari kizira kuwiteka. Ndagira ngo banze ukemure ikibazo cyawe ufitanye n'Imana kijyanye n'ubugingo bwawe. Icya kabiri, mu kintu gituma Imana itumva umuntu usenga, hari ibintu Yesu yavuze bitatu bibangamira amasengesho. Icyambere ni ibyaha, icya kabiri ni ukutizera, icya gatatu ni ugusenga nabi. Wamba ibyaha byo nta ukwiye kumaza ngo ibyaha ni iki. Ikindi nta wambaza ngo amaze ngo kwizera ni iki. Kwizera ni ukwemera ko ibyo Imana ivuga ari ukuri. Icya gatatu umuntu yambaza ati se noneho gusenga nabi ni iki. Ni ugusenga ibintu bijyanye n'ibyo Imana ishaka. Ariko kangusabe umfashe dusengane nawe. Ndimo nsoza kino kiganiro, unyemerere ufate icyemezo. Subira kuri adresse yawe ushaka amakuru akureba, kandi amakuru ahumuriza umuntu. Abatagira amakuru bafite ubwoba. Twe rero dufite amakuru yizewe, andi ntago aba yizewe, amakuru yandi ntago yizewe, ariko amakuru dufite ni amakuru ava ahantu yizewe, n'uyatanga ari yizewe. Nakwe kandi kubera ko dufite amakuru ava ahantu yizewe, nakwe turizewe kuko Imana idufitiye icyizere. Ntago biteye isoni kwitwa Imana yacu. Iyo dusenga tuba turimo dusabana, kandi turimo tuvugana na Papa. Gusenga no gusabana n'Imana. Ndagira ngo unyemerere wongere ibisabane bwawe n'Imana. Turimo dusenga utekereze cyaho warakora Imana, ucyature ukihane, kandi wongere ibihe byo gusenga ubikore wizeye, kandi nujya gusenga ubwira Imana ngo Mana bibuka ushaka. Nyemerera duce bugufi twese turi imbere y'Imana. Imana igushoboze. Ngiye gusengera byarakunaniye, ujye ubigambirira bikanga, baguciye intege birashoboka, ariko ngiye gusengera Imana guha imbaraga, kandi biri bwemere imbaraga zirakuzaho, ufate ibihe byo gusenga kandi uzabishobora. Mana yacu, ndagushimye ko washyizeho itumanaho rihendutse, ritaburamo amayinite, ritabura rezo ryo gusenga. Nuburyo washyizeho bw'abantu bawe n'Imana, nuburyo bw'umubyeyi n'umwana. Gusenga utuma dusabana nawe. Uno mwanya Mana ndagira ngo nsengere abateze amatwi bose radio Umucyo bakurikirana kino kiganiro. Hari ibyemezo bafashe, harimo bafashe kongera icyemezo cyo kongera ibihe byo gusenga, harimo abagiye kurushaho kongera kuzamura urwego rwo kwizera. Hari abantu mwami biyemeje kongera gushakaho bashakiraga Imana kera. Nyemerera Mana mbasengere, icyemezo bafashe ni icyemezo gikomeye, ubafashe mu byemezo bafashe, mu myanzuro ikomeye bafatiye hano bamaze kumva kino kiganiro, kandi bazabona ibintu bidasanzwe. Nibasenga ibintu byabo bizikora, aho bagomba kuvurika Imana nizavunika. Yo dusenze n'Imana ivunika mu gimbo cyacu, yo dusenze n'Imana yihuta twebwe nuko twatugenda gake, yo dusenze n'Imana iduha amakuru arenze andi ay'abantu batanga arimo n'ibinyoma. Niyo mpamvu nsengera ngo bahe umugisha Mana, kandi ibyo biyemeje kugeraho mu buryo bwo gusenga bibashoboze Kristo. Nsengera abantu barwaye, nshingiye ku mbaraga zikiza, nshingiye kubyo nakubonanye Mana, natuye ubuzima kuri bo. Amasengesho basha kwirukana indwara tutitaye igihe cyose yafatiwe no muntu. Amasengesho afata ikibazo akagikemura ahereye mu muzi. Niyo mpamvu nsengera indwara y'uyu muntu ndayirukanye mu izina rya Yesu. Uko bumvaga ijwi riturutse ku nyakira amajwi yabo, niko n'indwara ikwiye kunyumva. Ndayitegetse mu izina rya Yesu. Natumugisha ku bana bawe, kandi yifuza ko uru Rwanda rwamenya agaciro ko gusenga, abantu bakajya bamenya ko gusenga kurimo ibidahari, gusenga kuzura ibyapfuye, gusenga guhindura ibyanze guhinduka. Nanjye Mana ndabasengeye mu kwiza
kwizera ngo ubagire imbaraga zo gukomera mu murimo wawe. Urakoze data kubyumvise mu izina